ese wemeza ko Israel Mbonyi ajya ikuzimu? Ubwo kabaza batuye Kristo Ndikumana nta kindi kimuha imbaraga uretse inkomezi z'ikuzimu, uretse abadayimoni babakoresha. Ubwo kuko mubimbariza hamwe nanjye nabisubirije hamwe mu izina rya Yesu Kristo. Ariko rero muri iki kiganiro tugiye kugaruka kuri abo, umwe ni umugabo undi ni umusore. Ubwo kuri abo bagabo uko ari babiri nibo tugiye kugarukaho. Hama ukuri turakubabwira uko kuri kandi tugutangaza uko kuri, ngira ngo nabanyura ubwite babyumva batabyumva, ariko mpamya ko mu buryo bumwe n'ubundi twifuza gutangaza inkuru, ariko mu buryo bumwe n'ubundi ntabwo umwe ashimisha bose. Ariko sinzi uko uza kubyakira n'uko uza kwiyakira numara kumva ibyo nge mvuze, ariko wihangane ubyakira uko kuko ni ngombwa. Ubwo rero ngira ngo haciyemo nk'ukwezi mbibajijwe, hari n'umaze amezi 2 abimbajije, ariko abagera muri 15 icyifuzo cyanyu cyumvikane kandi cyumviswe. Ngira ngo rero twanzike twibaze. Ndahera kuri Israel Mbonyi. Israel Mbonyi ni muntu ki? Udusuye ari ubwa mbere. Israel Mbonyi ndamukubwiraho iki? Nje gusobanura uko muzi, uko mubona mu buryo bw'umwuka iyo tumusengera, aho duhurira muri arena, muri Big Arena i Kigali no muri Kenya. Nigeze nitabira konseri ze. Uyu ni umuririmbyi muri gospel uririmba indirimbo ninahaza zivuga zishimagiza izina ry'Uwiteka Imana Nyiringabo. Yitwa Israel Mbonyi, ni umunyamurenge w'umunyarwanda uhoraho ahabwe icyubahiro. Harimo abamwita umurundi, ntacyo bitwaye kuko na Yesu ni umurundi nakaba n'umunyarwanda, biterwa nuko ukunda umuntu. Shobora kumva ari n'umurundi, ibyo ni bisanzwe, twikomereza ariko niwe mpereyeho. Ndagaruka mvuge Israel Mbonyi. Umwe aragira ati Israel Mbonyi yuzuza Big Arena ijyamo miliyoni 11 zirenga. Nk'umuririmbyi w'umusore mu myaka mikeya, ntabwo ibyo bintu ari Imana ibikora, ni imbaraga akura ikuzimu. Ukagaruka ukavuga uti uwitwa Israel Mbonyi wasinye amasezerano n'inganda zikomeye kuzamamariza, harimo uwitwa Sikoro. Ngira ngo nta muntu utayiza, abere muri Kenya, bari Uganda, bari no hanze mu bihugu bitandukanye. Sikoro irahakorera, ariko ikaba ifite ngira ngo icyicaro mu Rwanda hano mu Nzovu. Nibyo ngira ngo rero uyu muririmbyi Israel Mbonyi yasinyanye amasezerano na Sikoro. Umwe arasimbuka arambaza ati Marti, umuntu ni gute bamuha kontara ya miliyoni 200 kwamamaza kinyobwa cyitwa Martino? Hari Martino ari weje, inzoga rero yitwa hari Mariteji, hakaba na Martino. Iyo nanone nayo ni inzoga cyangwa se ni ji, bitewe nuko umwuka wera kuyobora, kuko bamwe babyita inzoga abandi bakabyita ji. Undi akagaruka ati Israel Mbonyi muri Kenya habayo urusengero rwa Shitani. Muri Kenya hariyo urusengero rwa Shitani. Kenya ikaba imwe mu bafite filimaso z'abanyamerika, koko yanakoronejwe n'Ubwongereza na Amerika. Uyu munsi wa none akaba ari n'igisekuru cy'umuperezida witwa Obama. Ati witegereje igihe minisitiri w'intebe yakiraga Israel Mbonyi, bahurira kuki? Bahuzwa n'iki? Kuriya mu minisitiri atari no murokore. Bityo bitwereka ko Israel Mbonyi ajya hehe? Ikuzimu. Ubwo uwo agaragaruka. Undi aragaruka ati Israel Mbonyi ntabwo agenda mu modoka iciriritse, agenda mu modoka iri hejuru ya miliyoni 150. Israel Mbonyi ari mu nzu ya miliyoni hafi 100. Israel Mbonyi resitora ariramo ntabwo ari resitora zibonetse zose, ni resitora zihenze ku buryo fanta ishobora kuba igura hagati ya 20,000 na 30,000. Ibyo bintu Marite nk'umukozi w'Imana urabivuga iki? Ndaje nuzuza byose, reka mvuge na Kristo Ndikumana. Kristo Ndikumana ni umurundi wasengeye muri Pentecote, aza kuyivama atangiza urubuga rwa WhatsApp kujya asengeraho abantu.
ndetse na bagenzi be hari n'abandi bakoranye benshi nubwo bo batagarukwaho batanavugwa, wavuyemo rero akapafominga cyangwa agahitinga cyangwa se akaba umusitari ni Chris Ndikumana, ariko benshi bamuzi kuri Kanguka. Uyu ni umurundi wabaye umuvugabutumwa, mu ivugabutumwa rye yirukana abadayimoni benshi akeza ibimuga, impumyi zirahumuka. Chris Ndikumana nawe igiterane arimo ni nka Apotre Kayanja, igiterane arimo ni nka Gitwaza. Ubwo umwe rero akagaruka akavuga ati Marite Chris Ndikumana ku Gifaransa avuga umurundi tuzi twese muri iyi ntara, yendi ntara yo kubw'umutekano si ngombwa kwivugwa. Izi mbaraga Chris Ndikumana afite azikura he? Niwe muntu mu bapasiteri b'i Burundi, mu bavugabutumwa b'i Burundi, mu banyamasengesho b'Abarundi, niwe wapafominze cyane kuruta abangaba ba Sosteni, kuruta abangaba ba Pastor uyu nguyu Edemo Kivuye n'abandi bapasiteri muri Bombreje bakomeye, abangaba bo kinanira ku Musaga. Hari abapasiteri benshi b'abasitari itangazamakuru ritagarukaho no muri za iriya Eglise yo mu Kanyosha, Betaniho Church nifite umupasiteri uzwi, yego, na hano muri Robote aho wahoze harongo yitwa Jean Pierre, n'abandi tutari bugarukeho hano. Uyu witwa Chris Ndikumana ahabwa intebe ya mbere cyangwa umwanya wa mbere mu gihugu cy'u Burundi mu basitari bavuga ari kijyana, basenga bikemera, bashobora gukoresha igikorane, bagasasa amatapi, bagatera amashurwe. Chris Ndikumana iyo yambutse u Burundi ntaho ataniye n'abandi bahanzi bose bakomeye ku rwego rwo hejuru, ariko yakirwa na za kajugujugu zikamutwara. Donc Chris Ndikumana ivugabutumwa rye riri hejuru, afite impano yo gusenga, afite impano yo kuririmba, afite impano yo kubwiriza, afite impano yo kwigisha, afite impano yo guhugura. Bakabigarukaho rero bakavuga ngo kandi akuze mu minsi wabarira ku ntoki. Wabona ibikorwa byabo unyemerere nawe ugiye kutwumva no kudukurikira. Iyi ni cano y'ivugabutumwa, ntabwo twicajwa aha n'ibyo twakita isaku. Ubwo ni iryo jambo nari gutoragura, isaku jame, ntabwo ari isaku zitwicaje aha, ahubwo habamo abantu baba mu rungabangabo. Indirimbo za Israel Mbonyi zakugeraho ukanga kuzumva, uti Marite ndabanza menye neza ko uyu muntu atari ibyo yakuye kwa shitani. Amasengesho ya Chris Ndikumana yakugeraho ukanga kuyumva, ati ndabanza menye ko ibintu atari ibyo yakuye ikuzimu. Noneho rero ugasanga imikorere yawe nabo harimo akantu. Ariko ngira ngo uyu munsi wa none ese nukubitana n'ubutumwa bwa Chris Ndikumana, nukubitana n'ubutumwa bwa Israel Mbonye, uritwara ute? Uragenda ute? Ngewe mpagaze he? Ndabivugaho iki? Amasegonda 10 dusenge. Turagushimiye Mwami Yesu, imitima yumva ubu butumwa ni yawe, niwe wayiremye. Nanjye uvuga ndi mu biganza byawe, ni wowe byiringiro byacu n'ubuzima bwacu. Uri igiti cy'inganzamarumbu, isambu itarumba, umwigisha n'umwigishwa dutangiye tunashoje. Utubere Alpha na Omega none n'iteka ryose, amen. Uyu mukozi w'Imana rero, cyangwa se aba bakozi b'Imana, cyangwa se aba bavandimwe, mu muhamagaro wabo nta nubwo bahamagariwe kimwe. Israel Mbonyi yahamagawe mbere, Chris Ndikumana ahamagarwa nyuma. Chris Ndikumana byatanguye muri 2016-17. Urabona ko byamaze gufata. Mbonyi 2014 2013 na gatanu niho yatangiye, nawe bimaze gufata. Abo bose umwe ni umurundi, undi ni umunyarwanda, Rwanda Urundi. Mwese aho bukeye uko bwije tuguhaye yambu, kandi turagushimiye gukanda subscribe ujye ubasha kubana natwe, shuti nziza yakadasohoka. Nge rero uruhare rwanjye naho mpagaze ibyo nakemanga mu ijambo rimwe n'irindi. Aba bantu ntabwo Imana igeze inyereka bagikuzimu, ntabwo Imana igeze inyereka bakorana na Illuminati cyangwa ati Kristo cyangwa se
Kiranka cyangwa Ryangombe. Mpamya ko izo ni imana zegamira kuri shitani, zikorana na shitani, ari Kristo ndi ku Mana. Ntabyo nabonye, ubutumwa bwe nibukugeraho. Amen. Ari Israeli mbonye, indirimbo ze nizikugeraho. Amen. Yenda baracumura nkatwe, yenda barakosa nkatwe, bakora ibyangwa n'amaso y'Imana nkatwe, ariko bose nta usenga shitani, nta n'intumwa ya shitani irimo. Ahubwo navuga ngo iyaba byashobokaga mu Rwanda tukagira bambonye 10, buri ntara ikagira bambonye 3 cyangwa 2. Iyaba byashobokaga mu Burundi tukagira ba Kristo ndi ku Mana 20. Mu ntara 16 intara ikagiramo 3, 4, 5. Umusanzu wabo uragaragara mu ivanjiri batambutsa rya buri munsi cyangwa rya buri kanya. Twavuga ngo Imana ibahe ibihe byiza ndetse n'imikorere myiza. Udukurikiye rero umaze iminsi wumva ubutumwa bwabo burura, hari ukuntu shitani abura uko asebya abantu nka bariya, yasohora indirimbo abademoni bakagenda bayikomera amashyi, ati ibyo bintu nibivuye kuzimu. Aba bose nta n'umwe ukorera shitani, kukanjye gatwe ndihakanira na nabahakanire. Wowe niba warabibonye mu nzozi, ukabibona mu ijambo, cyangwa Imana ikabiguhishurira, sadepa. Niba je ntarabibona, ntaranabyemera, I'm sorry. Ariko giye kukanjye gatwe, iyaba muri Afrika, muri ibi bihugu byacu byashobokaga ko nabatera inkunga, cyakora ndabasengera nkuko mbikubwiye ngo Imana idufashije evangelization yabo yakaguka, akagira n'abandi bavuka, tugasangira ibyo by'impwemu rwose pe, nta cyaha kirimo. Abangaba ngira ngo ni abakozi b'Imana bavre, reka mbivuga uko nguko. Mu by'ukuri rero Bibiliya ibivugaho iki? Bivuga ngo muzabamenyera ku mbuto zabo, muzabamenyera ku byamwa. Ushobora no kutamenyera umuntu rero kuri ibyo byamwa, n'ahandi wamurebera ukamubona. Niba abantu batura Yesu nk'umwami n'umukiza, natwe tukatura Yesu nk'umwami n'umukiza ukiza ubugingo. Ntabwo shitani ntabwo ahimbaza Yesu, kandi Yesu ntahimbaza shitani. Nta mwami ukeza babiri, kandi ubwami butera ubundi, ariko ubwami ntibwigabanyamo ibice ngo bube bukibayeho, burasenyuka. N'ibimenyetso rero bigenda biranga abantu bakorana n'imyuka mibi. Bamwe barambwiye ngo iyo bagiye mu biterane ngo baba bambaye ibiheko, impigi, ngo iyo bari mu biterane ngo bagaragara ngo bambaye amashitani mu myambaro yabo, ngo hari sinye bakoresha. Kristo ndi ku Mana sinzi ukuntu umuntu yanyeretse akantu ngo agira kuno ukuntu, mbonye nawe bakavuga ngo afite ukuntu ngo avugiriza ibintu nk'ibyo, ngo abagore baramukunda. Ibyo byose harimo ababikomantaho bakavuga ngo Illuminati igira ibimenyetso nk'ibyo. Ngiye mpamya ko atari byo nareberaho nemeza, cyangwa se mvuga oya nakemeza iby'Imana yambwira rwose. Bo n'Imana isuye ikanyereka mbonye kuzimu, bwacya mbishyira ku mbuga nkoranyambaga, tunabyamagana tunabirwanya ndetse n'imbaraga zose. Kristo ndi ku Mana nasenze, Imana ikamumpishurira. Ndubwo naba mvuye hanagaruka nkavuga inti ngiye nari navuze nkanjye, ariko ubu ndavuga mu izina ry'Uhoraho. Namubonye aha, kandi Imana ikweretse umuntu kwa gikuzimu, ubwo ibiri bumukureyo, cyangwa ikagaragaza nyine ko ubutumwa wavuze bwari bwo. Rero aba ni abakozi b'Imana, ubutumwa batangaza nubuva ku Mana. Ngira ngo rero mu ijambo rimwe n'irindi, mu gikorwa kimwe cyiza bose bakora, nuko Imana ari imwe, umwami n'umwe, n'umwuka n'umwe. Abo bantu rero nabo gushyikirwa mu buryo bwo kubasengera, mu buryo bwo kubabwira amagambo meza. Niba umuntu mubona ari gutera imbere, ni mu byishimire. Ishyari ryica ubuze ubwenge, umujinya ukica umupfapfa. Ni mu bashyigikire mu izina rya Yesu Kristo. Ndetse nk'ubu Pentekote ikwiye kwakira Kristo ndi ku Mana, agakoresha ibikorane muri Pentekoste, mu ma Eglise Association CPBO. Pentekote of Rwanda DPR ikwiye kwakira Mbonyi, agakoreshamo ibiterane. Ariko kubera aba bantu bakizwa imitima yabo n'ubwenge bwabo bikaba kure y'Imana, ntabwo bazi
ko na ziriya ari intama cyangwa se bashobora no kubafasha kurokora benshi. Uyu munsi wa none biratangaje kuba Chris Ndikumana atakoresha igikorane muri Pentecote y'u Burundi, biratangaje kuba Mbonye atakoresha igikorane muri ADPR Rwanda ariyo Pentecote y'u Rwanda. Urumva ni ibintu bisiga ubwenge kuba mutabahigaburo mukabasunika ngo nabo mu macaci, urumva biteye isoni. Haleluya. Ubwo rero ngira ngo ni ikibazo gikomereye ubwenge bw'abantu cyangwa se giteye igomwe, ariko tuzi neza ko Imana iziyubahisha ubwo rungabangabo rwa shitani rukavamo kandi rukaranduka mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Rero bakunde basengere, je naho ndi kote yanjye niyo, nk'uko bibonye kuri titire na tamuneri, ugikuzimu muri aba ninde? Ni umutima w'umuntu niwe ushobora kugikuzimu mu bitekerezo. Noneho harimo n'abajyayo komute, ariko nabo bagenda batacyambaye uyu mubiri nambaye, kuko wambaye umubiri nambaye ugezeyo warwana cyangwa se ugakoresha ubwenge bwawe, ariko iyo wageze ikuzimu ntubasha gukoresha ubwenge bwawe cyangwa wikotorore, ukotorerwa n'ubwo bwami bw'ikuzimu. Ariko uri mu isi nanone isi iragukotorora hamwe n'Imana, nawe ukikotorora. Rero ikuzimu hari abapfuye, iyo ugeze mu bapfuye wambara gupfa, iyo ugeze mu bazima wambara ubuzima, nitugera no mu ijuru tuzambara kubaho iteka ryose. Ngira ngo rero ikuzimu ujyayo nutizera akajyayo mu bitekerezo, none shitani akabiprofita. Bamwe bakavuga ngo babirose, abandi ngo babihishuriwe, abandi ngo babyeretswe. Twebwe twese rero ngira ngo gusenya ntabwo ari byiza, ahubwo kubaka nibyo byiza. Mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umucunguzi. Ndatangaje Imana iguhindurira izina, Imana iguhindurira izina. Uri umukozi w'Imana, wubaha Imana, wamenye Imana, wahimbwe karosi kuko hari ibyo warose, wahimbwe izina, wiswe izina, ariko si Uwiteka wari ku isi. Amashuri yakwise izina, ubukene bukwita izina, pawe wawe cyangwa papa wawe cyangwa mama bakwita izina, isi kwita izina, nawe ubwawe wiyita irindi mu ntege nke zawe cyangwa mu mbaraga zawe. Ariko ntangaje muri iri jambo ryo kuguhesha umugisha. Witwaga Aburahamu, mu izina rya Yesu tangira witwe Aburahamu. Witwaga Yakobo, mu izina rya Data reka witwe Isiraheli. Warurushye, warugowe, warufite, mu izina Yesu Kristo guhimbwa izina ry'ubugumba. Mbese bakwita uko bashaka bagendeye ku kigeragezo urimo. Ariko hari Imana ihindura amateka, hari Imana ihindura ibihe, hari Imana ikura ku cyavu ikicazanya n'ibikomangoma, hari Imana ikinga ntibakingure, yakingura ntibakinge. Nyatuye ku buzima bwawe, mpesheje umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Wampamagaye, izere amavi wapfukamishije, uru ruhanga Yesu yasutsemo amavuta mu ntambwe zawe, sirikirasiyo, muvoma, ativite, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Tambuka, Yesu akwita izina. Tambuka, uri Petero mu izina rya Yesu. Uri Petero, uru rutare. Ntabwo abarozi bazakumena, ntabwo bazagushobora, ntabwo ubukene buzakumena, ntabwo urupfu ruzakumena, mu izina rya Yesu Kristo. Nta nubwo isi izagushobora. Turi abantu badasanzwe, turi umuriro mu izina rya Yesu, turi intambwe mu izina rya Yesu Kristo. Turi kumwe n'ishobora byose, isumba byose. Iyi yahanitse ikirere ikadendeza inyanja. Umwami wacu Yesu Kristo, uwo mwemere, mwemere. Haleluya, mwemere, arashoboye. Ibirenge bye byagiye hejuru y'inyanja mu izina rya Yesu. Genda hejuru y'ibigeragezo, genda hejuru y'akaga, genda hejuru y'amarira, genda hejuru y'agahinda mu izina rya Yesu Kristo. Hari igihe agahinda kakurarira, kakaguteka, kakagutogosa, kakakubiza, kakakwicara hejuru, kakarara kakuniga, amarira kakurara hejuru, akarara kuzuye, umubabaro kakurara hejuru, ishavu rikakurara hejuru.
tipokeshezerederebo. Ariko mu izina rya Yesu Kristo hanuriye ibirenge byawe, nibigende hejuru y'agahinda, nibigende hejuru y'amarira, nibigende hejuru y'umubabaro. Kandagira inzoka, kandagira sikoropiyo mu izina rya Yesu. Data wampamagaye utabeshya utitiranya amazina, afite ijambo mu Burayi, afite ijambo muri Amerika, ahari igisubizo cyawe nubwo hatabaho uri, ahari umugisha wawe nubwo hatabaho uhagaze, ahatari ubuzima. Yesu ahashyira ubuzima, ashobora byose mu izina ryiwe cyangwa se Yesu Kristo. Ubu tuvugana, tegura umutima wawe n'ibiganza byawe. Uru rusengero rw'Imana ntabwo Imana yabyemera ko abadayimoni bakugira yifundigira ibuvuzo. Onodi Jezi mu izina rya Yesu Kristo. Simukadi zawe ntabwo ukwiye guhamagarwa n'imburamumaro gusa. Mu izina rya Yesu turabara nimero yawe. Sebutani kombye, katrove kombye, desa kombye, trani kombye, krani kombye, wisa kombye, nefsa kombye. Mu izina rya Yesu Kristo tuvuze namba yawe imbere y'umwami Yesu. Uzi kubara nimero, umuntu agahamagarwa n'umumaro, nimero yawe ikabitsa ikanabikuza. Tuvuze konti yawe, dukuyemo ibitagangurirwa, dukuyemo guhumana, dukuyemo umwaku, dukuyemo inyatsi. Kuri konti yawe ugomba gukira mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Iyi konti turayisengeye mu izina rya Yesu Kristo. Konti z'indaya hariho amafaranga, konti z'ibisambo hariho amafaranga, konti z'abicanyi hariho amafaranga, konti z'abapfumu hariho amafaranga. Wowe wamenye izina ry'Imana, wowe wubaha Imana, konti yawe iriho amarira, iriho agahinda, irimo amadeni. Onodi Jezi. Amafaranga ari muri Aziya n'ay'Imana, amafaranga ari mu Burayi n'ay'Imana, amafaranga ari muri Amerika n'ay'Imana. Bose barapfuye barayasiga, Imana irayasigarana. Ari muri banki zose n'ay'Imana. Uyu munsi wa none, uyu munsi wa none mu izina rya Yesu Kristo twatuye amafaranga muri uku kwa gatandatu yawe uri bwakire, ukazatambutsa ishimwe ku Mbabazi TV 3. Natwe tukagufasha gushima Imana. Ntabwo uzavuga umubare, ariko uzavuga ngo Imana yampaye amafaranga. Sema amen, sema amen, haleluya. N'inyoni zigira aho zitaha, ibiguruka bifite ibyare, ingunzu zigira imyobo. Ndagira ngo ntangaze inzu nziza ku buzima bwawe, ifite aho abashyitsi barara, ifite ubuzima mu izina rya Yesu. Ntangaze imibereho myiza ya gikirisito muri wowe. Ntabwo injangwe arizo zaremewe kunywa amata, wowe unywa amazi. Ntabwo imbwa arizo zaremewe kurya inyama, wowe urya ibijumba gusa. Jamais. Ntabwo uri ifuku, nturi n'imbeba, ahubwo rwanya iyi Satani. Onodi Jezi. Nta nubwo Imana yaremye urusengero rwayo ari wo mubiri wawe ngo uhinduke urusengero rwa kanseri, urusengero rwa sida, urusengero rwa diyabeti. Katika jina la Yesu Kristo w'i Nazareti, ntangaje yera, ntangaje uwampamagaye, ntangaje uwandemye. Ashobora byose mu mubiri wawe, arakuramo, arakiza, arazura, aranica. Ariko turi kwatura amagambo yo kugukiza kubw'umwami wacu Yesu Kristo, kubw'urukundo rwe. Icyubahiro n'ikiteka ryose. Nawe jya mu mugongo mu izina rya Yesu uhekwe n'umwami. Nawe jya kwibera wonke kandi wonkera iburyo mu izina rya Yesu Kristo. Nawe wakurira indege, sirikirasiyo, wava mu gihugu ukajya mu kindi. N'ibiryo riba ryarasibamye, Imana gucukurira irindi. Niba ucuruza bikanga, Imana yakwagurira. Onodi Jezi. Tukwandikishije mu bagomba kurangurira Shini, ukajya kurangura ukagaruka ugacuruza mu Burundi, ukazamura igihugu. Tukubaruje, tukwanzuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo mu bantu bagomba kujya muri Amerika, mu bantu bagomba kujya muri Canada, aho wifuza kujya. Bibiliya ivuga ngo ndakubohora aho ushaka kujya ujyaho, nunankurikira uze. Ariko Imana ntiboha, Imana nta karimbi ifite, Imana nta muhati ufite. Tuzavuga ubutumwa, tuvuga i Samariya, tuvuga i Yudaya, tubushyire no ku mpera y'isi. Aho hose
mu izina rya Yesu Kristo. Uri umukandida w'umugisha, uri umwene data mu migisha, uri umuragwa w'ubwami, uri umuragwa w'ijuru. Ni gute Imana yagusuzuguza abazimu? Ni gute Imana yafata ibyo kurya by'abana ikabiha imbwa? Onodigeze. Niba hari imbwa rero ziri kugaburirwa, niba hari injangwe ziri kugaburirwa, niba hari imbeba bitayeho zifite abadogiteri n'abaganga, uyu munsi famiye yawe ahiri urahazi, ibibazo ufite urabizi. Shigikira mu masengesho, shigikira mu ijambo, mu izina ry'uwaducunguye, mu izina ry'uwaduhamagaye. Shigikira mu mavuta. Turagira ngo dutangaze umuzuko w'ubuzima bwawe, umuzuko w'umuryango wawe, umuzuko w'igihugu cyawe, icyubahiro kibi cy'Imana, umuzuko wa Afurika, umuzuko w'abera mu buryo bw'impemu no mu buryo bw'umubiri. Oh, haleluya. Nawe imodoka yakubera na perime yayo ukanitwara bose babireba. Si igihe cyo gupfa, ni igihe cyo kubaho. Si igihe cyo guhomba, si igihe cyo gutakara, ni igihe cyo, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo wanesheje urupfu n'umubiri na kuzimu, nakuneshereze, nagutabare, nakuzeze waye mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Uyu nguyu nabohora amaboko yawe, nabohora ibiganza byawe, nabohore mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Icyubahiro ni cy'Imana n'amashimwe n'ay'Imana. Ninde ukuvuga? Ninde ukuvuga? Twebwe turi umuriro, twebwe turotsa, turabo mu bise Yesu Kristo yironkeye, mu bise by'amaraso. Haleluya. Icyubahiro ni cy'Imana. Uhagaze he? Uri hehe? Zana umutima wawe dusenga n'Imana. Niba wizeye, zana umutima wawe dusenga n'Imana. Zana intambwe zawe twizerane, ubu butumwa bwiza tugusangire mu izina ry'uwatubambe kandi waducunguye. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Mungu asifiwe. Pitekesheze. Haleluya. Ndakumva mwami Yesu. Nagira ngo dusenga n'Imana. Imwaze Satani, imwaze akazu ka Nyabingi, imwaze ryangombe, isenyera ukuzimu, maze icyubahiro kibi cy'Imana. Ndagushimiye Hozana, ndagushimiye Geshi wa Mageshi. Uyu muntu uteze amatwi isi jya, ahubwo ni wowe wategeye amatwi. Isi yose ni yawe. Uganza isi, uganza inyanja n'imigezi n'ibiyaga, uganza ikirere, abakiza, aboroheje, abahambaye, bose uri data wa twese mwiza. Icyubahiro ni icyawe. Uteze amatwi agabana umugabane w'abera. Dutangiranye iteraniro tukarirangiza kudeshapo muri uko kwa gatandatu. Umuramburira ikiganza cyo kusubizwa mu kwifuza no mu kuniha k'umutima we. Icyubahiro ni icyawe. Haleluya. Uko kwa gatandatu mube maso, ndi kubahanurira. Uko kwa gatandatu mube maso, abantu dutangirana amateraniro ku Mbabazi TV gatatu tukayarangizanya. Dushaka ku kwa gatanu twarasenze, tubiba imbuto yitwa gusenga, ariko kwa gatandatu mube maso. Hari umugisha marayika azazana, ndabizi neza. N'ukwa karindwi n'ukwa munani n'amezi 3 tugomba kubonamo umugisha, kugira ngo hagere mu kwa 12 twaramaze kwitegura gushima Imana mu buryo burambuye, dusereburira umwaka aho tuzaba duherereye hatandukanye. Ubwo rero mbwira umuntu wese ukurikira Imbabazi TV gatatu, ni itangazo tunyijijeho. Uhere ku itariki ya mbere kwa gatandatu tuzagura ibikorwa byo gusenga no kwigisha mu buryo bwo kubasabira umugisha n'amashimwe. Tegura rero aho ugomba gusubirizwa n'ibyo ugomba gusubizwa. Tegura umutima wawe n'ubwenge bwawe n'intambwe zawe, tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Umuvandimwe we Imana ishimwe cyane, kandi ibyo ufite byose niwe wabimpaye. Imana ishimwe cyane, kandi yarambabariye angira imbore, yamviriye amaraso yo mu mutima we. Yanezerewe cyane kuko yacunguye. Imana ishimwe cyane, ibyiza yakoze mbifite mu mufasha. Imana ishimwe cyane, nigufasha mu bintu byose bikomeye. Imana ishimwe cyane, imibabaro yanjye yose ni kwa Yesu.
ahindura iyo mibabaro ngo anezeze. Imana ishimwe kuko yumva amasengesho, Imana ishimwe cyane. Imibabaro yanjye yose ni kwayizi, ahindura iyo mibabaro ngo anezeze. Imana ishimwe kuko yumva amasengesho, Imana ishimwe cyane. Kumana mu ijuru ufite ubugabane, Imana ishimwe cyane. Mu mwanya muto tuzabona umunezero, Imana ishimwe cyane. Mu ijuru abera bazamurika nk'izuba, Yesu ubwo azatwambika ikamba ry'ubugingo. Tumwitegure kuko azagaruka vuba, Imana ishimwe cyane. Reka twongere turamukanya aho bwije n'aho bukeye, tukwifuriza amahoro y'Imana abane nawe. Shalom shalom, kubw'umwami wacu Yesu Kristo, uhoraho ahabwe icyubahiro. Ndagaruka kandi nkomeje muri iki kiganiro gusobanura ku byo nabajijwe n'abantu tunyuzaho ubutumwa bwiza barenze umwe baca kuri WhatsApp. Mwebwe mwese iyo utanze icyifuzo hano cyangwa ukaduha inkuru naka, biri ngombwa turagusubiza cyangwa tukayikoraho. Ni ubufatanye bwiza rero, nkawe ukurikira Imbabazi TV gatatu turagushimiye, Imana iguhe umugisha. Uwitwa Kirisi Ndikumana, uwitwa Mbonyi Israel, abo ni abantu babiri ndagarukaho muri iki kiganiro gitangiye kinashoje, ariko kubw'umwanya kandi no kugira ngo tugisubirize rimwe ko watubajije. Umwe yarabajije ngo Isirayeli Mbonyi agikuzimu, tubwire nk'umuhanuzi nk'umukozi w'Imana uko umuzi n'uko ubizi. Undi arabaza ngo Kirisi Ndikumana agikuzimu, tubwire nk'umuhanuzi uko ubibona n'uko wabyumvise n'uko ubizi. Ngira ngo ndagushimiye rero nshuti nziza y'akadasohoka ku Mbabazi TV gatatu. Kurikira iyi nkuru uyirangize mu izina ry'Umunyanazareti. Amen.